muji aragusekera wowe ubwaho ugahita ubona umutwe wawe umanitse hejuru utazi uburyo wahageze mu nzozi gutya arakureba ugahita ubona umutwe wawe umanitse hejuru ahantu gusa ikintu cyo nababwira mwama beach muri ibicucu iyi Kigali abaji nta rukundo babafitiye ni ukubarya bakajugunya mwanda hirya so ibyo bintu uri kuzana byo kwifata ubuvido bwa make ngo urajya kohereza umujama n'uburi nta kintu agiye kureba nta diamufiteho nta zahabu iriho byose ni yashi love mene reka nkubwire ijambo rimwe bro njya nkunda kuvuga kandi iryo jambo barinziho cyane njya nkunda kubwira abantu ngo nta mugabo uvukana agaciro umugabo aragakorera icyubahiro respect y'umugabo arayikorera je yari nk'udukosa mba numva tutanashoboka ngo nuko ngo mufite amafaranga ngo wagiye gukora anniversaire mu kabari ibyo ni ibiki iwanyu hasa nabi bro kazungu ari muri Kongo cyangwa Uganda agakora buriya bugorye mwipine igicucu bagahita bashumikana essence bagashyira ku muhanda abaturage bagatangira bakakiririmbira ati naheza ni mwijuru bro nubundi niba ari inkoni barazi leta nta kintu itabakoreye ngo mubivemo bashyize uzaguma mu rugo bashyira iki biranga birananirana bakura utubari bashyira amasaha barayagabanya baronge biranga rero inama nakugira wowe w'indaya komeza ubindaya paka igihe isidiko kamye bakakujyana hara tukagushyingura Yes, reka ngushimira ukurikiye ibiganiro bya day to day. Gahunda ni yayindi we kandi like, share, subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo ibiganiro n'inkuru tubategura bijya bigeraho gatanu ku kandi. Nge tugiye kubana mu nkuru y'uno munsi nyita Ask Maven. Iyo dutangira n'ibishyashya nyita Franco. Kuri kamera za day to day turi kumwe n'umutumirwa. Ntago ari umutumirwa rwo ni nyirabyo warisanga Mr Derrick. Yeah man, uyu munsi yo twifuje kubagezaho amakuru agiye atandukanye ari kugenda trending hirya no hino ku ma social medias. Wewe gusa stay tuned hasige tubatime ibintu bya danje. Derrick bimeze neza? Ni fresh amahoro. Na mahoro. Wari umaze iminsi kuri day to day twarakubuze twari twarazira. Indwara yari imeze nabi maze iminsi indwara ibintu bijyanye na malaria abantu banje barabizi mbajyezaho show za buri munsi so bihangane ikintu kijyanye na kamalaria kari kamaze iminsi kambitse mu cyumba gusa right now I'm back man I'm back nongera kwibutsa yuko rero nyuma yuko Derrick yararwaye agarukanye n'ibishyashye ku mutwe we hateretse akantu kameze kun akasaba ari kugira ngo n'abantu badukurikira bareke kutubona muri look imwe umuntu ajye nyine agaragaza look zitandukanye si ibi gusa nzabazanira n'ibindi birenze ubwo nk'ize dread ziba ziguhagaza ngahe gutya ngiye ntago njya mu bintu bya danger ka dread gutya kaba kamagaze 40 ntago bari ariko abasitari mugira amafaranga 40 bro naka 40 ntago bari menshi ahubwo mani ni n'abaji banje wabakurikira cyane hari uwo bita sonda bibukala I'm so sorry my brother ndabibagiye ku mazina gusa nabaji babikora neza bafite icyo bita mani baragusuka nyine ukavuga ati cyazi reka twizere ko uri buze kudupiningira akanimero ka ndaza kubaga akanimero mu kapininge ku kiganiro byibura banabone nawo umusaruro tu Yamani kigaragara cyo day to day iri guhembera ku gihe. Day to day tugomba gukora ubundi kintu cyo abantu bagomba kwitega abantu bakurikirana day to day. Shows ndazifite mwitega ibintu by'imiriro gusa. Noneho muri uku kwezi ko tugiye gutangira rero. It's a boo fire. Ariko njye hari ikibazo cy'amatsiko nyamafite. Nko muri no minsi umaze iminsi uri mu rugo urwaye, birumvikana rumeze nabi. Ese hari abantu babashije kukugeraho bagusure bakwifurize ka appreciate ku muntu bita Derrick, appreciate ku muntu bita Christine, appreciate ku muntu bita Dr. Nsabi, appreciate. Navuga Dr. Nsabi ngo bumve wa muji ukinana bakira no muji wanje nyine ujya kwigana style ye. Appreciate mwese ndabashimiye mwangizeho. Appreciate nyine ku bantu bose banyitayeho tubama life barongera baranyubaka ubu ngubu kuba nkomeye gutya nibo mbikesha. Buriya muri Kigali man udafite fame udafite famille nta hantu ubuhagaze bro naho. Byatumye nyine numva ko tuba dukeneye abandi bantu badusupportinga mu buzima. Yes bro, ariko ngo umujama muba muri kwita Dr. Nsabi ejo bundi nabonye yandikira WhatsApp bamwita Wine Wine.
wine. Yeah, Let's man. get it. Let's go, let's get it. Cheers wala. Yeah bro, u Rwanda rukomeje gutera intambwe mu kugwiza indaya mu Rwanda. Sinzi niba mutaba muri kubibona. Indaya zo turi nazo nta nubwo zizanacika bro. Yeah man. Ahubwo dore ikintu kibi mani ku ndaya. Ngiye simba shaka no kuvuga ku bintu bijyanye n'indaya. Bro. Ngiye niba ari uko iyo mwe nyine like niyo nyuze ahantu hari indaya mba numva nitunegeranira nsirita sida. Yego komana ya. Kugira ngo wumve urwego nyine mbishyira mba numva gutya ari tunegera yansirita sida. Bari bugusirita. Sina ngombwa ngo wabe bya bikorwa ngo by'imibonano mpuzabitsina. Mba numva ngiye narebana mu maso iri bunsige sida. Ugiye kubera nka kazungu se nawe wishe umusore nkawagira ngo nawe mwanuje sida. Nyamaswa kandi abo kazungu uri afite icyo yewe wewe ngo niyo makoze kiba abakobwa 12 bakwanduza sida gute ahubwo ni 13 bakwanduza sida gute bihuza bivamo ikijambo sida ya nura musore nawe bararyamanye yamuhaye kantuze oya kazungu narubwo twamumenyera kazungu wagiye akabeshya akavuga ngo ndwaye sida bamupima bagasanga nta sida afite ego mujam noneho ngo afite bushe ngo yari afite busheri yari afite kazungu ajya nshanga we afite ngo n'ishuri. Ariko Derrick ndabona kuri kamera za day to day uno munsi waje watwambariye ku gasheti keza. Yeah man urasa neza byoho abantu kuri day to day turaza kubanyurizamo udu insert duciye mugende mure ukuntu umuhungu wacu abameze fresh ku cyangwa tikoraho no muri kamera mubona ko impumuro iri kugaragara ntago muri kwibona gitera parufe. Yeah man kabisa appreciate mbikesha abantu ariko badukurikira kuko yawana nubwo mudukurikira bitaraba big cyane ngo noneho tugire fame irenze byatari sometime bizaba man nimwe mutuma tubi Kigali wallahi nimwe mudutu bikeya mukora mukareba mugasharinga iki ewana bituma du staying on Kigali muri ba boss. Reka twizere ko tugiye gutangira n'ibintu bishyashya rero kuri day to day bibutsa gukanda like share subscribe musharinge mu group muhereza abakunzi banyu kugira ngo ibiganiro n'inkuru tubategurira bijye bageraho gatanu ku kandi. Yeah man. So imirongo migari rero tugiye kwinjiramo nta yindi man ni zikrashika ziri no mihanda ziri kuzana ibintu by'ubusa bro. Twinjire nono yewe tugiye gukubitira ikintu bita ikinyoma hareba inzega bro. Tugiye ikintu cya mbere nzanye na amabici yo muri Kigali ngiye kubiha munyihanganire ikintu cyitwa beach ni ikintu bita diaspora. As long as navuga ngo fuck you nago naba mbeshye kwa yuko man muri kwigira nyine muri kwigira mu ibicucu mugakabya ibintu byo guheza sinjya mbigira bro niba wandiye mu bwobo ndakuraburiza njire gutya narindi ubwo narindwaye nabwo nago byaburaga kuma update on my head chance in my head nago byaburaga kuma update ku makuru ahageze wenda si ibintu birebire cyane ariko ngiye kubatamo ibintu namwe mwumirwe ngira gutya ubwo narindi chat ndi kwirebera ndi kunyuzamo amaso nk'umuntu urwaye malaria nari narihugije ibintu byinshi nanga kureba mu phone nanga kureba ngo nsoma makuru ahageze gusa ikintu kimwe cyanunguye nuko narebe status mbona hari umuntu wa postinze umubaby ari muri douche bro ari muri douche ikintu cyanangaje sucyo ngicyo kwa yuko ibyo ni ibintu byeze ni ibintu bashobora gufata bagashyira hariya tukagira ngo ni za prono zisanzwe ni za pics zisanzwe ariko ikintu cyanangaje uwo baby ndamuzi reka rero it's a shit nk'umuntu narinzi ma respect nkaba nakubonye kuriya it's a shit n'umwanda ariko bro ubundi YouTube mbona ibituraburiza n'umwanda ubwo namwandikiraga muhaye aka video mubwira ati baby can you tell me why niye mpamvu nyine wiyandaritse gutya ya my story gusa nubwo twagezeho tukarakaranya tugatongana nyine ariko story yamaye nyine nubundi n'umwanda ni bya bintu by'umwanda bro. Can you imagine ngo yakundanye n'umusore umusore it's a diaspora no rwa rukundo mu diaspora agera ahagarika kumuha ikintu cy'urufito aramubwira ati ase ubundi wowe ni gute dukundana niba uri girlfriend wanjye ukaba nta n'agafoto kawe nzi wambaye utambaye umeze uko wavutse nibaza how ni gute umusore ashobora kukubwira ngo udashaka agafoto kawe ngo wambaye uko wavutse my gosh ariko Derrick
reka tuganire ku rukundo nk'urwo. Ubundi ngiye hari ikintu ntaba nibaza ukuntu umuntu ashobora gukunda undi wenda ku buryo ashobora gufata, murabizi neza telefone ni ikintu navuga ngo ni igikoresho kiba cyararemwe kidatekereza, gikora ibyo ugihaye. Nibaza ukuntu umuntu ashobora kwizera igikoresho nk'iki 100% asigaye agafata video yambaye ubusa nk'iriya akayohereza umuntu, sibyo? Yirengagije ko ishobora no kumucika ikabajya kuri stat cyangwa ikajya no mu magroup. Nyine ni wa mwandamani. Reka nkubwize ukuri, aba baby wenda si ukubinjira life yabo cyane, ariko can imagine mukunda kubabona cyane cyane ngo ni Snapchat, ngo na ama selfie wati, man biriya bintu n'umwanda. Uti gute baby arifashe agiye dushe ateretse ka iPhone kiwe hariya nako sake nako bamuguriye, agiye aradusha amanuye amazi uko yavutse ibizi biri kumumanukaho, ngo nuko ari guhiga ibiceri mani ngo bakore. Kandi no mind ye wumva ukuntu iri hasi, nta nubwo ari gutekereza ko uwo muji bazagera igihe bagatandukana, wa muji akarakara agashyira hanze wa mwanda we. Nicyo kintu kiba kibabaje bro. No njyewe mva ikintu kitakinyafecta suko ari uwo mukobwa uba ugiye hanze. Ibaze ari sister wawe, ukijya kubona sister wawe gutya ku social media, cyakoze reka ngo ari akadushe vagina hanze. Ibaze iyo foto wayibonye. Ariko nkibaza abakobwa ubundi batekereza gute ko nta muhungu ndabona ukora ibyo bintu? Ako se ninde muhungu w'ikigoryi k'abakobwa ari ibigoryi? Ninde muhungu w'ikigoryi wa ngiye mbwira umusore keretse uri umutinganyi bro, keretse uri umutinganyi. Can imagine mbwira nk'umuntu w'umusore wafata agashyira diki ye hanze? No baby ni ibicucu. Mba nibaza abakobwa baremye bingana iki? Ahubwo ndibaza ababyeyi babo muri ubu igisebo ugira baba. Nge nkibaza nk'umubyeyi wundi, nk'umubyeyi aramutse abonye video y'umwana wari kwikora ibyo bintu atekereza gute ubundi? Atekereza gute? Watekereza iki se ko ari ukugusha ishyano nyine ukavuga ati narahomesheje ugahomaho mani? Mana yanjye mwandura gwira. Gusa ikintu cyo nababwira mwama beach muri ibicucu iyi Kigali, abaji nta rukundo babafitiye, ni ukubarya bakajugunya mwanda hirya. So ibyo bintu bikuzana byo kwifata ubu video bwa make ngo urajya kohereza umujama, n'ubundi nta kintu agiye kureba, nta diamond ufiteho, nta zahabu iriho, byose ni ya shit love. Mene reka nkubwire ijambo rimwe bro, njya nkunda kuvuga kandi iryo jambo barinziho cyane. Njya nkunda kubwira abantu ngo nta mugabo uvukana agaciro umugabo aragakorera, icyubahiro respect y'umugabo arayikorera. Uzareba umugabo ashobora kuvuka ari imbobo ariko agakora akagera kure mani, akubaka respect kubera ku buryo ashobora no kuba president. Urukumva? Ariko umubebe agaciro avukana agaciro gahambaye. Rero kukitesha niwe ukitesha, mu gihe umugabo we avukana icyo bita twakita nk'umwana. Nta kintu aba ari cy'umugabo usibye kwishima ngo famille yabyaye umuntu w'umugabo nyine azakora. Ariko umugore wiyambuye agaciro agatangira kumanura ijipo akifata video, ni igicucu, ni ikigoryi man, uri igicucu. Niba ujya no gukora sex n'umuntu mukundana ukanafata video, nabwo uri ikimara. Ase bro, ubundi wowe ububona ngaho tekereza wowe wiyumvisha ko aba ari umuntu nyamuntu. Ni gute umuntu munyamuntu ashaka gukora ibintu nk'ibyo, agafata phone akajya arakigira ibiki n'ibiki akohereza? Umuntu aba ari mu cyangwa aba yaro. Tunagarutse wenda nko okay, twavugaga no ku bantu bazima tuzi. Tujya no kuri bano b'Abanyarwanda b'ibigoryi, usanga umuntu ari muri sex ari kuyikoresha n'intoki ze, right man, yarangiza agapostinga akajya kwereka abantu batoya, abakuru man, buri gushaka kwerekana iki? Muri kwanduza abana, muri gutera abantu mbese sinzi yisigeze. Derrick, ari ikintu kimwe mpita nibaza, niba turi muri 2023 abantu bakaba bari kwikora 2050 murazajya none azashyira ururimi gutya asore video. Reba iyo shusho ya 2050 abana tuzabyara urumva bazameze cyonzi cyo ndaki. Undi Rwanda nicyo gihugu cyari kizwiho wenda ko gisigaranye umuco wacyo uri naturel, bari kumva. Ariko none kiri mu bihugu nka 5 bitangiye kubura umuco wacyo burundu, none ugiye no kuzimira andi batazongera no kugarura. Hari ikintu kimwe nibaza, wenda nk'ubuyobozi bw'u Rwanda kuko ndakeka ibintu ntago byaba bitaramenyekana ku buryo abayobozi baba batabizi, ko mbona ni igiki bagerageza kuba babikora bro. Ntacyo babikoraho kuko uribuka bazanye ibyo guca kwambara utujipo dutoya, ibyo bivaho, hajyaho ibiki ibyo byose n'ahantu byafashe. Keretse umunsi bazavuga ati tubari twose zero turadufunze, nk'uko bafunze insengero. Pasiteri Yongwe ari ujya ushimisha akavuga ati nk'uko
nk'uko bafunze insengero baba ariko banafunga n'utubari badukureho. Nje ntago mbona ko akabari ko gashobora gutuma abantu babindaya kuri. Ako bro reka manze nkubaze, niba ugenzura ujya mu bintu by'utubari ari abaji ari abajama ari n'abahungu, ni bande baba bari mu tubari cyane? Ari abajama cyangwa ababebi, ni bande baba bari mu tubari cyane? Abari ababebi. None se uri mu biki mwana, uri mu biki? Reka tuvuge ko abari ababebi. None se akabari kaba karimo ababebi, abasore, ibyo se bakora byo kuba bajya hari abakiyambi babikorera mu kabari. Nase kankubaze, umukobwa agiye mu kabari abari iki? Abari indaya for sure. None ubundi nje yari nk'udukosa mba numva tutanashoboka, ngo nuko ngo mufite amafaranga ngo agiye gukora anniversaire mu kabari. Ibyo ni ibiki? Iwanyu hasa nabi. Iwanyu hasa nabi? Kugatwiko ni bwoko ki? Nyine ni ka gatima gahora kareshyareshya utuntu utamenya. Bro, nta muntu wambeshya ngo anere injuga ngo wavuye iwanyu ugiye gukora anniversaire mu kabari, ngo wavuye iwanyu ngo ikirori ngo agiye kugitegurira ahandi. Iwanyu ni iwanyu hakorera ikirori, ko hari n'abakorera ubukwe mu nzu bukarangira. Nicyo bavuga ngo igihuru kizavamo igihonyera bakibona kare cyane ahubwo kabisa pe. Bro nta nubwo ashaka ko dutinda kuri iyo myanda. Ariko ngo hari n'abakobwa ngo bari kujya muri Oman, wenda bari nk'abamama. Diaspora regiri kuri kora shumi yanyu. Aba baby aba diaspora bari kubashuka. Ubundi diaspora ikintu nyizo na babaji ni indaya mbi cyane. Baba kubera yuko hari hanze bro, hari hanze nago waza n'ibintu bya mambata ngo urashaka kurongora abana b'abandi. Nibibo nabonye ejo bundi jihad yashize hanze, bari umubebi ngo waciye inyuma nyine yabaga muri Oman, yego hanyuma kundana n'umusore w'umupolisi wo muri Oman, agerageza ibintu byo kumuca inyuma ngo bahita bamurasa igitsina. Bamurasa igitsina aba bose banakirasagasha. Igitsina barakirashe kabisa. Gusa byo nyine abantu bari kujya muri Oman bari kugeraho bakiyandarika, bakaba ama beach, bakagira gute n'umwanda mani biriya bintu ni ugusebya igihugu cyacu, ni ugusebya abanyarwandakazi, no gusebya. Ako se bashyize agapira se bagakora ikiyede nk'abandi bose, ko n'abasore ntacyo babaye. Ngo murashaka life itangaje iri amazing, ndashaka gutunga umuji ufite Range Rover, ndashaka gutunga uzi yarayikoreye byari yikoreye mu biki. Dore rero reka njye nkubwiza ukuri, abangaba bari kuzana uwo mutima ni nabo bahura n'akazungu. Niyo mpamvu wasariye muji ntago uzi ngaturukaye, usize Derrick wibera kunuza wigendera n'akagare kiwe, wirukanye kazungu afite Range Rover ngo yakugure ngo ngibiki ngo wamukura. Ejo tukirirwa tujya mu manza ngo kabaye sha. Gusa ikintu cyo maze kubona abanyarwandakazi nibo bantu bambere bashikika maze kubona, barashikika cyane. Nose ibintu ntarabona muri Kongo. Muri Kongo ntago wazana uramwana. Sura nka kazungu ari muri Kongo cyangwa Uganda. Bro, kazungu ari muri Kongo cyangwa Uganda agakora buriya bugorye. Mwipine igicucu bagahita bashumikana essence bagashyira ku muhanda, abaturage bagatangira bakakiririmbira ati naheza ni mwijuru. Yari cyaratuzengereje. Tagaza. U Rwanda bajye bashima bro, bitiye n'amateka twagize. U Rwanda nyine rwaremye itegeko. Rya tegeko umugani bavuga ngo rirushire ibuye kuremera. Niryo baremye. Uri kumva? Rero bajye bashima bavuga ati dufite ubuyobozi bwiza budufata flex. Man, nyine abarishaza. Deri buriya owe niye namubona wagira abakobwa bigira gutyo biyandarika, niye namu wabagira. Abakobwa biyandarika ne nama nabagira. Bro nubundi niba ari inkoni barazi leta nta kintu itabakoreye ngo mubivemo, bashyizeho uzaguma mu rugo, bashyira iki biranga birananirana, bakura utubari bashyira amasaha barayagabanya baronge biranga. Rero inama nakugira wowe w'indaya komeza ubindaya paka igihe isidiko kamye bakakujyana ara tukagushyingura. Ariko Derrick uri maze kubona cyo abakobwa ntago bibona kari beza kuko ntago abo uzi kuri mwiza. Ako bro kanima uzi ubonye umukobwa ufite umuco, umwana uhora mu rugo, umwana ufite niyo yaba afite akazi nyine uri concentré, man uramukunda ukumva umutima wawe wamuhebeye. Ariko bro nge ubundi abakobwa nta impamvu bajye banibaza ikibazo kimwe, niyihe mpamvu wowe ushobora kugira imyaka 30 bro uzi gukundana n'umusore akaba ataragushaka kandi ubona afite iyo gahunda? Impamvu ya mbere bura nijoro tuganira, ari umujama wanje uri kumva umwe twize dukorana ikiganiro bwa mbere kuri YouTube channel turi babiri, niyo waneye akantu numva niko
ndagakurura numva niko kadanje avuga ati nushaka umugore mukananirano jya wibuka festival mwahuriye niwibuka ugasanga mwahuriye mu kabari uzasubiza inyuma wibuke koko ko mwahuriye mu kabari nusubiza inyuma ugasanga mwahuriye mu rusengero uzibuke ko mwahuriye mu rusengero naba kunaniye ukibuka ko mwahuriye mu rusengero uzavuga ati uyu mugore ninjye wamunaniye ntago yananiye ndi kuzana imico we adashaka ariko nimuka inyuma ugasanga mwahuriye mu kabari uzavuga ati n'ubundi uyu mugore wanjye ntiyarashobotse na mbere yari yarananiye jye yambwiye gukaruta numva niko ariko nibyo utekereje neza hose byumva nyine mu kabari hagenda tuve kuri ibi bicucu by'abakobwa tubiveho tujye kuzindi shize dufite content nyinshi turavuga uyu munsi ariko nyine abakobwa ikintu cyo cyonyine nababwira cy'ingenzi mureke umwanda kuko umva ko abahungu bagira santima ye ntago nagukunda nzi ngo Okay, reka twisimbukire tugende no kuri Kazungu turebe ibyari byo. Kazungu we ntago tumutindaho, Kazungu tuvugana bamuhaye iminsi 30 y'agateganya, gusa ikintu cyonyine nizeye ni kimwe. Kazungu wemera ko Kazungu ashobora kurekurwa? Sha, ibyo ndabyemera kabisa. Wasanze ari impamvu yarekurwa. Urabona impamvu Kazungu ashobora kurekurwa, uramuje afite amayeri menshi cyane. Kuko niba byibuka neza umunsi wa mbere aburana, yavuze ko bamuteye sida, yego? Baramuteye sida basanze nta sida arwaye, sibyo? Nyuma yaho ari mu rukiko hari n'ibindi bimenyetso byinshi yagiye agaragaza, sibyo? Aho ni nkibaza gute ubundi bari kugenda batinza urubanza kandi abantu bashaka ngo bacire ingegere biyikwiye. Niba umuntu yemera ibyo yakoze muracyari muri investigation ziki? Ikintu cyo nababwira Kazungu ni ya update. Kazungu nkuko bivugwa ni imirambo 14 yishe, ariko muri 14 hakaba harimo 2 yaburiwe irengero ngo yarayiriye. I don't know, ntabyo nzi nibivugwa ngo aragenda mena amagufwa yabo yatetse munsi na kugira ngo azimangatanye ibimenyetso. Uyu Kazungu akaba yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo. Gusa ikintu kimwe cyo nzi nuko Kazungu I don't know, nago mbizi ni ijisho ry'ubusesenguzi tugiye kureberamo, gusa ashobora kurekurwa uti gute. Kazungu festival yemeye icyaha atagoranye. Kwemera icyaha bitagoranye biteganya mu mategeko yuko umuntu wemeye icyaha atagoranye agomba kugabanyirizwa ibihano. Ibyo ni ibintu biri mu mategeko yacu, agabanyirizwa igihano. Cyangwa se mu kimwe Kazungu akaba yakisaza bro, akisaza akavuga ati ngewe gutya nemejwe ibyaha n'inkoni. Inkoni zatumye barankubise nemera ibyaha. Gute umuntu muzima akemera ibyaha byose? Bakanamupima bagasanga Kazungu ni umusazi. Nta muntu uburanisha umusazi mujye mubimenya. Nawe Kazungu sibye kumujyana indera bakamubwira ati wowe wari warasaze ibyo wakoraga ntago bizi, bakamurekura rwose mu mahoro ya Nyagasani. Umuhungu akajya kwivuza agakira akagaruka muri societe akongera akabatamo. Ariko nkibaza ubundi umuntu nkuriye Kazungu ubundi atekereza gute? Ubundi biriya bintu abikoraga ari gutekereza gute? Ahubwo yibaza ukuntu umuji yicaga umuntu akaza akaryama agasinzira bro. Ewana akaryama akabyuka akagira gute akatembera yumva nta kibazo afite. Hano muji ni igisimba gutya cyanyacyo ariko cyadanje. Ukagenda ukica uwa mbere ukamutabika, wa kabiri ukamutabika ukaza ukaryama ugasinzira, wa gatatu none wumve Kazungu kuntu narenze n'abantu batazi neza. Kazungu niwe wireze nta muntu wamureze. Nawe ubundi hari mutavuga ngo leta yaramufashe. Yamufashe ute? Mutavuga ngo leta yagize ute? Umuntu yarizanye. Hoya Kazungu yarizanye aho twaserera. Yarizanye abwira leta ati ngiye mwakira urufunguzo rwaho nabaga, ariko nisha abantu 6. Yabanje kwemera abantu 6. Barimo ari iwanje aho mba mu gikoni. Leta igiye kureba isanga ni bangahe? 12. Amaze akanya ibipimo birahinduka bihinduka 14. Cyambabaje n'uriya musore yishe. Nimba yaramutingaga, nimba byaragendaga gute se umbaze. Eric buriya yazize iki mu nsubi? Ariko numvise ngo Eric ngo yaramukoreraga. Ahubwo nge nkeka yuko ashobora kuba Eric ashobora kuba yaramuvumbuye. Akaba ariyo mpamvu yahisemo icyo. Wenda ibya Eric ntabwo byagiye hanze cyane, nta nubwo twamuvugaho cyane kugira ngo tutasanga tunamubeshye tukajya mu bintu byinshi. Gusa Eric icyo yakoze icyo cyose yazize ubusa. Nicyo kintu cyonyine nzi nuko yazize ubusa, ntabwo yari akwiye gupfa. Nibande ubundi se ninde wari ukwiye gupfa? Igiki se ari gukora ubundi uramujya makuru yari kumwica. Ubundi se ninde wari ukwiye gupfa? Irangegera yari ikwiye kwica nde yaremye nde? Ako ngenda numva. Ariya ku rubanza. Okay. Reka twinjire wenda nko mu reka tujye ku mashusho yagiye agaragara uko bari no kugenda bayareba. Ukuvuga ngo Kazungu
hari umusiste wari uhari uvuga yuko bamwiciye mukuru we. Ni mukuru we ni mukuru we ngo yahawemo pass. Man no baby nyine yewe nta nubwo nari nakemera ko ibi bintu ari original kugeza mbonye uriya mu baby agasobanura nyine mukuru we ko yapfuye. Man byari bibabaje sinca. Umuntu wamutanze mu pass we baramukurikiranye cyane. Somba asubundi wamukurikirana miki. No tuvuge ko yamutanze pass ku muntu batazi. Cyakazungu kari kumwe n'abandi bantu tutazi wagwana. Akureba umuji kunagera imbere y'urukiko aseka. Kwanza kanaseka. Areka tuba tuganiremo gake. Yewe ndaje sibyo ndi inshuti yawe. Ndakubwiye ngo genda kura mu jama muganira ibiki n'ibiki. Mwohereje ku muntu ntazi. Tutaziranye. Ine ni bya bintu ni kukubwira. Ibyo ndi kukubwira ngo nta perereza ryimitse riri gukorwa. Uti gute? Tugiye mu iperereza twazana nyirinzu. Twazana nyirinzu. Tukazana uwo yasigiye inzu ngayicunga kuko amakuru mashya mfite nuko nyirinzu atari we wacungaga inzu neza ahubwo ari yarashyizeho undi muntu ucunga inzu. Rero aho ngaho twazana abo bose kandi abo bose nta numwe tuzi statement y'uko ivuga. Nta numwe tuzi statement y'uko ivuga. Sibye nyirinzu nabonye ashyiraho statement ariko nayo itarankomvetse neza. Ni gute inzu yawe mari imyaka 2 hakishyurwamo amezi hakishyurwamo umwaka n'amezi 3 andi amezi 9 bakayakurya. Amezi 9 gashira utaje nubwo waburi inzu yo muri Kigali turabizi ukuntu zihenze. Kandi iranzu kazungu yari arimo ni inzu ibona ko isa nk'ari nini mu kuntu ntago ibuze nk'ibihumbi 80 100 gutya yishyura. Gahita ukuba n'amezi 9 wumva ayo mafaranga. Ntago bibaho hafi 1 million. Ariko nkibaza ariko ibintu bya kazungu niba bitarimo ruswa nyinshi birimo ubujiji bwinshi. Ati hari abaje bajya kurega ibirego bye niba bikomeza yego. Noneho ikindi cya kabiri ngo hari abaje ngo n'abamubonanye gagatwe ngo atwaye ngo umutwe ni ari mu kadobo ni ari mu gafuka. Yavuzweyo ni menshi pe. Hari n'ababebi bazaga bitira naramucitse ariko wabahuza nawe ibyo bintu mwamwivugishwa. Uriya muji muvuga ntago murahura gutya twe twararebanye. Uriya muji aragusekera wowe ubwaho ugahita ubona umutwe wawe umanitse hejuru utazi uburyo wahageze mu nzozi gutya arakureba ugahita ubona umutwe wawe umanitse hejuru ahantu. Bro kazungu nagabaho kandi nubwo tumutindaho ahubwo andi makuru yandi namenye nuko ku itariki 25 ku itariki 25 kazungu yaburanye n'esheshatu nibwo yaraje gusomerwa right. Nibwo yaraje gusomerwa kugira ngo yemezwe niba bamufungiye iminsi 30 y'agateganyo. 25 hari impanuka yabaye ya ambulance hapfiramo umuforomokazi. Iyo ambulance yari itwaye umudamu utwite uri kubise. Imagine man. Umve ambulance yakoze impanuka hapfiramo umuforomokazi. Update nafite nuko n'uwo mudamu ashobora kuba yarapfuye ko birumvikana umuntu wari uri kubise niyo atapfa apfa umwana we. Kimwe muri ibyo nyibaza ubundi ni gute ambulance ikora impanuka. Ambulance ikora impanuka gute? Ni ya mivuduko yacu tutazi ngo bari gutabara. Ese ambulance ntago yandikirwa he? None se ubwo ngo nimbangukira gutabara nyine nkuko babivuga. Ibaze nyine n'ubumenyi buke se bw'umuntu wari yitwa asenta nibaza mana yanjye man ibaze nka madamu ugiye kumva apfiye muri ambulance. Yalla sobanurira hano habayemo ubumenyi dushobora kubwita ubw'umushoferi. Ukurebye hano yari yaguye gutya. Ndibaza iyi ambulance yari iri kwiruka ni gute ambulance yaba iri kwirukanka ikagwa gutya. Niyo yagwa dushobora gusanga ikizuru cy'imbere cyarangiritse wenda ari nk'ikintu yagonze cyangwa se ariko yaguye urya. Ndibaza byagenze bite ngo nta makuru mu bivugaho. Nta handi yakoreye impanuka ni muri Nyabihu. Aba bantu ntago tuzi uwo nzi wapfuye amakuru ni umuforomokazi yarapfuye we ntago akiri kuri iyi si ariko uwo mudamu aracyariho cyangwa ibyo ni ibintu turi kwibaza bigomba gusubizwa. Uwo mwana we yarapfu ese wari ubatwaye we numwe ese uwo muforomokazi wapfuye yari umuntu umwe wari urimo ni babiri ni bangahe ko batatanga imibare y'abantu bari muri iyo ambulance. Nibyo ikindi kintu twakireberaho ni ku muvandimwe Yansike abasani cyane bamukunda mwihangane pole sana Yansike ewana man yaratubabaje fo. Iba rejo nari umusibejo sha ntago nabikurikiranye ahubwo nabonye post bamuherekeje
Young Sike ari umuhanzi bro uziko ngiye Young Sike babivuze nka gutya nkabanza nka wese ni Young Sike wapfuye cyangwa bari kutubeshya. Ngiye nagize ngo nagatwiko hari ni indirimbo nshyashya ashaka gusohora kugira ngo urabiza abahanzi bino minsi basigaye bajya gusohora indirimbo kugira ngo irebwe bakishinja n'ibintu batakoze ukumva nyine iyo cyane adaheruka kuvugwa ashaka nk'ikintu akora kiraza kuba trendy yarangiza abantu nyine bakamureba. Nanjye yagize nagatwika ariko nsanga ni original. Umusaza afite indirimbo za danger appreciate to rest in peace. Uramujyama nawe mukoraga ama video bigaragara Cyusa bro Cyusa ni umunyarwanda abashaka kumenya ibintu akora ibikorwa bye musimbukire kuri cano murebe filime bita Face of Heart. It's a bad boy man. Uramujyama it's a bad boy. Cyusa nawe ashobora kuba ari umuhanga umeze nk'uyu. Ntago ari mu Rwanda no muji urenze bro no muji urenze. Rwanda man ifite abantu bakora ibintu bizima bigaragara. Ifite abantu bakora ibintu bizima ewana bikoretse bro bikoretse apana ibintu byo kutubeshya. Ako Young Sike apfanye impano azwi ku ndirimbo ndi umugabo ngo tumugabo ndikwandika amateka mu bitabo bavuga ubugambo ngo tumudada tumugabo izi frase si so bro reka dusimbukire mu gihugu cy'u Burundi aho The Ben yagiye gukora igitaramo mu The Ben it's a bullfire man cyaze reka mbabwize ukuri nubwo nabonye abantu bazanye udutiko twinshi uduki ariko iyo wakoze hit uba warayikoze nta n'ikintu navuga yakire kuri bro uriya it's a president in Burundi. It's a president bloza je biriya bintu mbibona kuba president nkabibona kuri ba Soma nkabibona kuri ba Ndeman. The Ben appreciate imana umusaza yageze y'imihandira kubita gutya we na Pamela ewana cyane ariko ikintu gisekeje ngo yafashe 1,100 by'Abanyarwanda ngo karako nago ragakuze uzi bro wenda reka ko gavugeho karatangaje brother ushaka kureba nyine ukuntu nyine nkokiri waba ishonda umukara ukumva genda kubwiza ukuri ufashe arya nangahe 1,100 by'Abanyarwanda abivunjamo 1,400 by'amarundi agenda bihereza abantu not ya sing bro uzanye amafaranga y'u Rwanda rwa president of Rwanda imagerage cyakwa kabu ugitanze karaka duruvayi rivani pa no kujya babyemere hano mu Rwanda nta mustari bajya bahereza reka none baba nakubonye bro nibibaho nge itaninye mbonye reka dufate n'abastari barenze ureke mani banuza ba The Brain bandi photo press kid he's a bad boy muri aka gakino isheni bari mutayemo fata bamporiki isheni abo n'abantu bakomeye muri iki gihugu mani badanje bari muri politique ariko umva jewe ndi gushaka kuguha urugero rw'ubuyobozi dufite ukizara turadumba ijana bakabona umuhanda bawufunze uri president na president yagiye gucaho bavanaho abantu kugira badateza akaduva gute wemera abantu bakaza kugushagara ugafunga imodoka urinde ukora iki wizanga uwo muziki uri kungura iki gihugu waririmbye wande ahubwo cyako za appreciate ku Barundi mukunda Abanyarwanda ewana brother umunsi ejo ngazaba ari vibe n'umuriro Emina yasimbukiye kuri Street ubu ndakeka yageze ubu n'umuriro ewana ubu ngo ibintu nta amahoro na cameraman wiberora Aulent ahubwo nibaza kandi we ntabwo yasimbukiyeyo ntabwo yabura niba uramunega yasimbukiye ko numva ari ibibazo mushu the king of shoe abashu ngabashu ngo mumeze neza abashu ngo mukomeze kuryoherwa abashu kama upoziwa Emini uzi kubivuga bya dana anaingia man ni The Ben right now ari mu Burundi agiye kudukutamo show ejo bundi turatubona concert gusa man niba ari kuri Abarundi bakunda ku Banyarwanda man appreciate bari bakunda n'ukundi ariko buriya n'abavandimwe bro none se ko bawuje ururimi wenda sineza ako reka mbaze nkubwire uzaza no mu Burundi ngo bamushagare Abanyarwanda batobye mu ifu y'umukara y'umukara kabisa bro no tuve kuri indi manura diamond umanure nuza cyakora hano nabonye bashagaye byibura harimo nice ni mu marangi
none nabonye bamushagara nabo kandi ubwo Harmonize yaje abatamo bitanu musaza ntago yaje atanga utuntu twa sex 5 urawe menyera batayemo nka M miri kuko yagendaga jugunya izo note mva shumi yanjye ushobora kuzana buriya buceri bakanga no kubutora ukuntu abanyarwanda sinabimenya anjye sinabimenya yakora nabimenye ngiye muri conference ya East African Party niboneye kuri bagiye bapostinga ariko sinamenye ko yaje ako umunyarwanda kutamuzi bro umunyarwanda ngo wamuje kumurataga yita ufite yiti yawe ntago ijye mugaburira nicyo kintu mbazi yiti yawe niyamugaburira nicyo kintu nzi ariko tutarajya kurereka mbazena nikubitiremo akantu ufite movie iri guca kuri Kigali Max Films Kigali Max Films munyarukiro dufite movie y'umuriro ni love story and action abantu bakunda ibintu bakunda munyarukire kuri Kigali Max Film muri filime bayita Hide Love and K-Love Hide Love K-Love harimo action ushatse wiyandikire Kigali Max Film urahita uyibona iraza imbere y'izindi zose niba wikurira ibintu by'inkundo ubanza ureba ibintu ukuntu biryoshye ariko hano tuniganira ku musozo mani I think ko tumaze kubatamo utuntu twa danje ariko day to day muri mu muyibona baragira ngo tubibatemo byose oya tugomba kuzadusigaza n'ibyejo rega mumenye ko umuntu arwaye news bazabaye danje ntago ndajya mu mihanda ngo mbatahurire n'ibindi bishyashya banasure se shango banashyire kuri momo bro mumusure mukanda ku kanyenyeri gusa gatongo ufite team nkunda cyane appreciate kuri Kayla group ndabakunda cyane abantu mufite n'imitima mibi buriya muyigabanye iwana man mujye mwumva umutima nyine muhumeka flex mumeze neza mwe flexible hose I'm back bro, I'm back ameze bro, as a flex. Ubu tugiye gukora ibintu by'umuriro gusa munyarukire kuri YouTube channel murebe iyo filme ni Kayla. Amaze gukinwa ama episode arenga 2 uri kumva bidatinze soon itarenze ejo cyangwa ryari twabatamiyo 2 mukanza mukareba na 3 soon irabibagezemo 4 5 3 ifite ibice 152 byose ugomba kubireba. Iyo filme byose ugomba kubireba byose bizasohokera kuri Kigali Max Film. Ahandi bizajya naho ngaho ahandi hazashobora gusohokera izindi projet nzajye nambabwira ariko Kayla yo izasohokera kuri Kigali Max Film man reka tugane ku musozo tunisuriza appreciate kuri boss duhemba respect cyane umusaza ubundi iyo waje ibifu bitabikora boss wa day to day appreciate man twashaka twanakiganira ku musozo ikindi kintu wenda saga yo nabonye ni ya asema umuntu bita Emi na Nuza bari gupfiki na Bruce Melody hako se bura mugani bro oya ubwo nubwino reka tubishe tuzaza tuvuga tuzi ibishyashya reka twitahire umuntu ajye no gufata ibindi binini ntago ndakira flex ako bura ni malaria sha ni malaria ko nabonye ukundi Nuze ntago ngenda ndura sida bro ariko uzayandura oya ntago nzanayandura man reka tujye ku musozo ni day to day nk'ibisanzwe ngi twabanye muri no nkuru ni Franco man ku mazina y'ubusaza ni Ask Mavin kuri kamera zacu twari turi kumwe na Derrick ariwe niwe CEO wa Kigali Max wese umukire gusa kandi like share subscribe una sharing kugira ngo ibintu bikomeze kugenda ari wa gugu flex kabisa man mukomeze kugira ibihe byiza ariko mwebwe cyane mudutamo ubuntu bwa danje sha ariko hari abantu mugira n'imitima myiza man ikindi kintu nagiye kubakunda abantu mumamagara mukanyandikira ngo muri fans zanjye ejo umuji wansuye byaranunguje ngo numufana wanjye yakunze uburyo nikorera ibintu bro kunsura ni byiza mwebwe nimero yanjye nibipinitse aho hasi mufate nimero munyandikire mu mamagare muze munsure mu ndebe abakunzi b'ibyo nkora uzunande burebe Derrick ni muntu ki bro tugira urukundo umuntu tugana turamwakira is fine ntari mwibutse ko uramutse ufite inkuru ushaka kudusangiza cyangwa ubuzima bwihari ushaka kudusangiza hasi ku biganiro hariho nimero yacu waza kutwandikira asigaye tugakomeza kuba nimero iri hasi uyihamagara ku bijyanye n'akazi ibindi waba ushaka kudupanga kudusura urandika kuri WhatsApp ariko ku bijyanye na call ni akazi utubwira ati dufite inkuru imeze gutya na gutya hari iki kibazo na gutya mwaki developer gutya na gutya akintu byo gutesha umutwe byo
Iyo nta mafaranga turagukupa. Ciao ciao mage.